mba ntakiri perezida biranyoroheye kuko nzaba nsubiraho navuye, nzaba nsubira kuba umuturage nyine, ariko perezida ntabwo apfa kuba umuturage usanzwe. Niyatakiriwe ikigira perezida kumutandukanya n'abasanzwe ni inshingano aba yaragize muri icyo gihe yari perezida. Buriya bifite icyo bigushyiraho inshingano iguhindurira intera cyangwa urwego. Niyo uvuyeho ziriya nshingano wagize ziguma zikomeza kukugiraho izina cyangwa uburemere. Ariko mfite urugo ndubatse, kujya mu rugo nkaruhuka, nkakora ibyo abaturage bose, nkorora, ngasoma ibitabo cyangwa se nagira amahirwe nkashobora no kubyandika. Niko nakoresha icyo gihe cyanjye, ariko ntibinambuza gukomeza gufasha abanyarwanda. Abanyarwanda nabo ni abanturanye nabo, nababera urugero rwiza rw'ukuntu bashobora kubaho, tukabana neza ku buryo byabagirira akamaro. Naje no mu Rwanda ndi mutoya, tujya tubyumva, ngira ngo naje 77 bwa mbere, 77 n'8 n'9 itangira. Ubwo ni gatatu? Ni gatatu, naje gatatu. Nayaga nza hariya, uyu mujyi wose ndawuzi buriya. Hari ahantu banyeretse hariya Nyamirambo. Ndahazi hose za Nyamirambo, ku Muhima, ku Kiyovu ndayizi cyane buriya. Hanyuma nkageza uriya muhanda uzamuka ujya mu mujyi, uvuye hariya bita ni Sopetrade, hariya hose hazamuka peyaje kuri rond-point. Nayaga mpagenda n'amaguru jyenyine. Ahandi hose ndahazi. Hanyuma najyaga mfatira taxi ku Muhima njya nkajya i Butare. Yes. Butare nari mfite Nyogosenge. Mama nubona ajya gusura base bavindimo. Sinzi ubu base bavindimo. Se wa mama na se ubona ajya gusura bavindimo. Aba ari abavandimwe ngo bari mu Kinyarwanda babyita ngo nyina wawe, ariko mu Cyongereza n'Igifaransa niho byoroha. Yego. Ubwo ni umwamikazi Rosalie Gicanda. Niwe. Yego. Se na se wa mama bavindimo. Yeah.